Alright, nitwa Fred at the table and on the table updates. Turi Monday, turi first day of the week. Ugomba kumenya ngo icyumweru cyashize cyangwa se last week yagenze gute. That's why we are here. We are platform of you. We are platform of content. We are platform of entertainment. We are everything. Turn on there, subscribe to our channel, subscribe to our platform. Follow us on Instagram, twitwa The Table Official, on YouTube, twitwa The Table Official, twitwa Fred, kuri TikTok. Everywhere on Facebook, turn on there. Yes, today you have numbers of topics that you are going to talk about. Within our table updates of today, turaza kugira icyo bita entertainment. Dufite topic eshanu tuza kuvugaho, and then tujye muri sports. Dufite 5 topics tuza kuvugaho, and then the final thing dufite what you call music of the week. Follow us there, and then ufite igitekerezo, ufite buri kimwe wadusangiza, follow us. Send a comment, like us, and then share to everyone. Guess what? Let's start like this. Yo, welcome again. It's a Fred. It's at the table. It's a table updates. The first topic, reka twihanganisha abantu bagize ibyago muri iki cyumweru cyashize. Abantu bitameze neza, abarwaye, abari mu bitaro, abari hirya no hino badukurikiye bitameze neza. Reka twizere ko ejo cyangwa ejo bundi byagenda neza. Ibyo ngibyo birahita bituzana ku nkuru y'umunsi cyangwa se wenda topics zitari zimeze neza muri week yashize. The first one, mu cyumweru cyashize twagize inkuru y'akabaro cyane. Buri wese mu Rwanda cyangwa se hirya muri Afurika ndetse no ku isi yose ashobora kuba yaramenye inkuru ya Pastor Theogene. Ni umuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR wagize impanuka aho yagiye kubwiriza, bikaba ngombwa ko yitaba Imana imuhe uruhuko ridashira, ndetse n'abavandimwe basigaye Imana ikomeze kubakomeza. Ni icyumweru kandi twavuzemo abantu batandukanye. Umubyeyi wa Irene Murindahawe yitabye Imana, ndetse nawe Imana imuhe iruhuko ridashira, ndetse n'abasigaye Imana ibakomeze. Ni icyumweru kandi harimo uwitwa Kayumba Daniel, umwe mu bisonga bya Miss Muheto Divine. Umubyeyi nawe yitabye Imana, Imana imuhe iruhuko ridashira, ndetse nawe Imana imukomeza. Nubwo kandi biba bimeze gutyo, hari ababaye still hari n'ibindi biba bigenda neza. Turn on there and then we start. Yup. Yo, welcome again. Bibahe byiza nuko wenda wakora subscribe, ukireba our platform, ugikurikira our channel. Turn on there. Kuri Instagram dufollow twitwa The Table Official. The first topic, uri umunyarwanda, uri umunyafurika, uri umuntu wumva ikinyarwanda, birashoboka ko utaba iki kintu nawe waba waracyumvisheho. Ni album yitwa Stronger Than Before. It's a can solo. Muri cyumweru cyashize, it's a track izagiye hanze. Uwitwa Kenny Solo yashize hanze umuzingo w'indirimbo 7 cyangwa se album y'indirimbo 7. Ni indirimbo zagaragayeho abantu batandukanye. Hariho umuhanzi ukomeye cyane muri Africa ndetse no muri East Africa, uwo bise Harmonize Condensed. Ni umuhanzi ukomeje kugaragaza ko mu by'ukuri afitanye urukundo n'abanyarwanda. Nyuma yo gukorana na 155 AM Entertainment, by'umwihariko Bruce Melody, nyuma yaje kwegerana n'uwo bita Kenny Solo. Kenny Solo yashize hanze uwo muzigo muri iki cyumweru cyashize. Hariho indirimbo zakunzwe cyane. Ya mbere niyo bita Intro of It, iyo bita The Intro cyangwa se Stronger Than Before. Ni indirimbo yagaragaye cyane, irimo amagambo asa nkaho akomeza abantu, umuntu ukora cyane ndetse n'ibindi byose bitandukanye. Iyo ndirimbo ikijya hanze abantu bose bayakiye neza, ndetse yerekwa urukundo rukomeye cyane. Hariho indirimbo yitwa One More Time, ariyo inamoneka umuhanzi witwa Harmonize. Muri iyi ndirimbo kandi yagaragaje ko ari imwe yishimiye, ndetse bivugwa ko video soon iri bujya hanze. Aya ni amakuru dukesha imbuga zitandukanye zo muri Tanzania ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Turn on there and then you come with another topic. Tukiraho kandi kuri Kenny Solo ni umwe mu bantu bavuzwe muri iki cyumweru cyane, ku buryo byageze naho bavuga ngo ku ndirimbo yitwa Falling in Love yakoranye n'umuhanzikazi witwa Ariel Ways, akaba bari mu rukundo, akandi urwo rukundo
rwaba rwarabaye ntago ari ukurubamo ahubwo rwabaye igihe gishize. Guess what? Bivuga ko uyu muhanzi Kenny Soul bakigana cyangwa se wenda bari mu ishuri mu gihe cyo kwiga ku shuri rikuru rya Nyundo. Aba bantu babiri bose abahanzi bakomeye cyane bazamutse neza, utatinya kuvuga ko ari abantu b'abahanga cyane ngo bagize igihe runaka cy'urukundo. Gusa byaje kuvaho tuza kumenya Airways ajya mu rukundo na Juno Kizigenda, ndetse noneho baza kuvamo baratandukana, buri wese akomeza ukwe. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko aba bombi bigeze kugira umubano runaka wihariye ndetse baganisha ku rukundo. Gusa nyuma baje gutandukana, buri wese ajya mu muziki arakomeza akora ibyo. Guess what? Then kuri Kenny Soul tukimuriho hari icyo bita gusangiza cyangwa se gusogongeza abakunzi ba Kenny Soul album, niko ibinyamakuru byinshi byahise. This is information dukura mu Gihe, Inyarwanda ndetse n'ibindi byose. Cat Press yabivuzeho n'ibindi byose. Iyi nkuru ivuga ko kuwa 29 Kamena umuhanzi Kenny Soul yasagongeje cyangwa se yumvishije abakunzi be album. Iyi album kandi iriho indirimbo zitandukanye. Hariyo bita One More Time twavuze, Stronger Than Before twavuze, hariyo bita Addicted, n'izindi zitandukanye cyane aziboneka kuri album. Falling in Love twavuze, hariyo yakoranye na Airways, ndetse n'izindi zose ashobora kujya kuri imbuga za Kenny Soul zitandukanye ubundi ukazumva ukazikunda ndetse ukazikundisha n'abandi. Turn on there and then to the next. Pull back with the second topic of entertainment. Guess what? N'umuhanzi wamenyekana cyane mu Rwanda, aramenyekana koko mu makrabo, muri hip hop, muri everywhere aho yageraga yarabicaga bigacika. It's a one and only Amag. Hari indirimbo yitwa Nyabarongo afatanyije na Safi Madiba, hari indirimbo Uruhinja, hari n'izindi zitandukanye cyane. So today cyangwa se the day of now afite album iri hanze cyane yitwa Ibishingwe. Ni album ibonekaho indirimbo zitandukanye yafatanyije cyangwa se yagiye akorana n'abanzi batandukanye. Uwa mbere yitwa Bros Melody. Ni imwe mu nkuru yavuzwe cyane umubano itandukanye itarabaye mwiza bagiye bagirana, ariko still agaragara kuri iyi album. Ni album yabaye launched ku Cyumweru ndetse ibijyamo ibera ahitwa Kigali City Tower, imwe mu nzu ndende mu mujyi wa Kigali. Ni album kandi igaragaraho umuhanzi Uncle atewe bose babireba, ndetse n'uwitwa Fifi Laya. Again muri Cyumweru kandi twagize ibitaramo bitandukanye. Ku munsi wa kuwa kane hari abakobwa bamenyerewe cyane mu gutegura. Ni company cyangwa se ni umuryango umenyerewe cyane muri Kigali, the one and only bitwa Kigali Protocol. Kigali Protocol bizihizaga anniversary cyangwa se isabukuru y'imyaka 5 bamaze bahereza abanyarwanda services ziryoshye. Ni igitaramo cyitabiriwe cyane, ni igitaramo cyagaragayemo abahanzi nka Chris Easy wanaryoheye amatwi y'abantu. Ni igitaramo kandi cyagaragayemo uwitwa Airways twakunze kuvuga mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Ni igitaramo kandi cyagaragayemo Aloti Joel, umwe mu bantu bakunzwe cyane, hari aba bakuru, hari abatoya. Aloti Joel mu buryo aririmbamo, injyana aririmbamo, abantu barayikunze cyane. Ni igitaramo kandi cyagaragayemo uwitwa Awisd, umwe mu bantu bakora ibiganiro bitandukanye. Afite ikiganiro bita Awisd on Air. Iki kiganiro gikunzwe cyane kibera online, especially kuri Instagram. So iki gitaramo agashya kabayemo ndetse abantu bagiye bakunda cyane, bagiye batrendingisha n'ukuntu aba bantu ba Betray bande bose bageze igihe cyo gusoza bakaririmba indirimbo za Top Gang mu buryo bwo kwibuka anyakwigendera his name Regent J Paul. Baririmba indirimbo zakunzwe cyane ku buryo zagiye noneho zibutsa abantu ya hip hop y'umwimerere. Uyu munsi reka dusoreze ku nkuru imwe and only ayitwa Nanone. Mu minsi yashize twamumenye cyane ava asubira mu nkuru yavuga ko yasubiye ku Nyundo kwiga. Tuza kumenya kandi mu nkuru
yamuvuze ajya mu rukiko ndetse anagirwa umwere. Tuzi kumenya kandi mu nkuru mu ndirimbo yitwa Nasara yakoranye na Ariel Wise, imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane mu Rwanda ku buryo bushoboka ko ku buryo bushobora kuba watamuka mu nzira buri wese kumvishije akavuga ati Nasara, nk'indirimbo y'urukundo yaryoheye amatwi y'abantu. Tuza kumumenya kandi mu ndirimbo yitwa My Type, aho haje n'inkuru ivuga ikibazo yagiranye na Bruce Melody. Iyo ni inkuru nayo yamushize mu bitangazamakuru. Tuza kumenya kandi mu ndirimbo My Type nk'indirimbo ya trending as a single one, bitari bimenyerewe cyane ko Nanone ashobora gukora indirimbo iri single igatrendinga ikagera ku rwego rwo hejuru. So now turi kuza tuvuga inkuru ivuga ngo is now back mu rukiko kujya kuburana. So Nanone umutwe w'inkuru wagira ngo yasubiye kwitaba urukiko, aho asabwa gutanga indezo n'ibindi byose bitandukanye. So that was it. That was our entertainment. That was our day. That was our week. That was our update. Let's meet in sports time. Yes sir, we're back in sport but in Europe. Twivugira Burayi tukavuga amakuru asanga buri wese aho yarumbishije cyangwa atarumbishije. So we are not expert in sport but we tell updates. Turebe trending akaba ari byo tuvuga. Yes, uko biri kose nimba uri kundeba uri umufana wa Manchester United, uri umufana wa Arsenal, uri umufana wa Liverpool, uri umufana wa Tottenham, uri umufana wa Chelsea, uri umufana wa Barcelona, uri umufana wa Real Madrid, uri umufana wa Paris Saint-Germain, uri umufana wa APL, uri umufana wa Real Sport. Amakipe atari ayo ngayo ntabwo tuvuga trends zabo kubera ko tureba the most audience. So today umuntu wakurikiranye icyumweru cyashize muri sport ashobora kuba yarumbisha indirimbo inkuru y'umukinnyi witwa Mason Mount. Mason Mount ni umukinnyi wa Chelsea, ni umukinnyi utaragize ibihe byiza cyane mu mwaka washize, gusa afite record umwe mu bakinnyi batwaye Champions League imwe Chelsea iheruka gutwara. So akagira iyi record yuko umukinnyi Chelsea yizamuriye. Ni umukinnyi Manchester United ishobora kuba cyangwa se yaguze muri iki cyumweru. Ashobora kuba wenda ikiganiro naragikoze batari bakora amasezerano ya nyuma, ariko Mason Mount ari mu bakinnyi baguzwe na Manchester United. Bivugwa ko Mason Mount yaguzwe miliyoni 60 without add-ons, miliyoni 60 z'amayero agomba guherezwa Chelsea mu ntoki. Mason Mount akaza muri Manchester United, aza gakina muri Manchester United. Manchester United ifite gatandatu nka Casemiro, ifite kandi umuntu ukina imbere ya Casemiro nka Fernandes, ikagira ba Rashford bashobora kwataka, ikagira ba Wigos bagikomeje, badet inyuma ya ba Rashford bakeneye ko hari umuntu uzajya uza agapusa akajya agukina. Mason Mount ashobora kuzakina muri uwo mwanya awo hagati, ubundi noneho bagakomeza attack ya Manchester United. Manchester United yagiye igira ibibazo byo gutsinda ibitego bike cyane, agatsindaga kimwe bibiri. So batekereza ko Mason Mount ashobora gupusa iyo attack hanyuma noneho ikagera mu kibuga cyangwa se mu izamu uko bikwiye. That was Mason Mount. What next? Liverpool mu Rwanda ni imwe mu kipe i Burayi ikunzwe n'abantu benshi, either i Burayi, muri Afurika, ku isi ndetse no mu Rwanda. Liverpool ifite umukinnyi witwa Dominic Zoboslai, ni umukinnyi wa Leipzig, yaguzwe miliyoni 70 z'amayero ndetse
biravugwa ko mu gihe gitoya azasinya cyangwa se azakorerwa icyo bita a medical check-up, and then akagira Liverpool ikagira umukinnyi ukina nka mediane. Ni umukinnyi wagaragaye ko ari umukinnyi wihuse, ushobora gukina uburyo bwose, a right back, a left back, central back, ahari hose. So then dufite ikipe yitwa Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ifite left back, turi kuvuga ku makuru ya transfer, ifite left back witwa Lucas Hernandez. Lucas Hernandez ni left back cyangwa se umukinnyi wari usanzwe ukina ikipe ya Bayern Munich, akaba yasinyiye Paris Saint-Germain aguzwe akayabo ka $45 million. Ibintu byose bikaba byamaze kurangira. Adusoza dufite uwitwa Kai Havertz. Uko biri kose, nimba ufana Arsenal, nimba ukurikira Arsenal, nimba uzi Arsenal, ushobora kuza umukinnyi witwa Kai Havertz. Kai Havertz ni umukinnyi wa Arsenal ubu ngubu tuvugana. Ni umukinnyi waguzwe akayabo ka $65 million zishobora kongerwaho. Ni umukinnyi witeguye gufasha Arsenal n'ibisho. Arsenal yagaragaye umwaka ushize nk'ikipe ya challenge. Ubu ngubu noneho ntabwo bikiri ibyo, ni ugutwara igikombe. Yes sir, nimba ukurikira sport, that was it. Yes sir, we end up our update, our table update with the music, with a playlist that will prepare for you, and then ukajya kuzireba ukazumva. Ni indirimbo tuba twaruteguriye 5 mu Rwanda ndetse n'5 muri Afrika. Reka duhere muri Afrika. Muri Afrika dufite indirimbo ya 5 yitwa Above Me by John Dre. Ni indirimbo yakunzwe cyane ku buryo ushobora kugera ahantu hose, either ku bantu bakunda umuziki usanzwe, abakunda gospel ndetse n'abandi bose. Ni indirimbo ifite amajwi meza ku buryo ko YouTube ushobora gusanga ari indirimbo y'ubutrendinga cyane. Dufite kandi kuri 4 iyo bita A Reason by Omar. Dufite kuri 3 iyitwa Calm by Lema. Kabiri dufite iyitwa Shupelu by Kiss Daniel. And then kuri 1 dufite iyitwa Yawa ya Fireboy. So izo ni indirimbo 5 ziriho nshyashya cyangwa se wenda ziri gutrendinga, ushobora kugenda ukumva abundi noneho ukazikunda. And then guess what, in Rwanda 5 dufite iyitwa My Type by Nanone. 4 dufite iyitwa A Voice Note ya Tom Close, ari nayo iboneka kuri album ya Essence iherutse gusohoka y'umuhanzi ndetse akaba n'umuganga Dr. Tom Muyombo cyangwa se Tom Close. 3 dufite iyitwa Igitangaza, irimo Kenny Solo ndetse na Bruce Melody. Ni indirimbo iboneka kuri album yitwa Yaraje ya Juno Kizgenza. Yimwe dufite Lala ya Kiku afatanyije na Chris Easy. Ni indirimbo ibyinitse, ni indirimbo yakunzwe n'abantu bose cyane, ndakeka uwari wese yashira ku mwanya wa mbere. That's our playlist. Make it there and then we prepare the next one. I see you tomorrow. I see you next. See you next week within the table. The following everywhere and then we meet. I see you soon.